ry'Imana hari impamvu ibigutera. Iri jambo rero rije rivuga ngo uwo ari we wese ategetswe gukora neza, ategetswe gukora ibyiza aho ari hose. Imana ishimwe. Hanyuma tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro, ni ibice 4 umurongo waho wa 7 haranditse ngo nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza byabyo tugatugira ku rugi, kandi ni wowe bishaka, ariko ukwiriye kubitegeka. Twihute dusome kino gitabo cy'Itangiriro nanone kandi cya 19 umurongo wa 15 kugera kwa 26. Wihangane, ni imirongo myinshi ariko nturambirwe. Kadusome mu izina rya Yesu. Utwana amagambo aravuga ngo abamarayika bakura Loti i Sodomu, Imana iraharimbura. Nuko bukeye mu gitondo abamarayika batera Loti umwete bati haguruka ujyane n'umugore wawe n'aba bakobwa bawe bombi bari hano, kugira ngo utarimburirwa mu gihano cy'uyu mudugudu. Maze azarariye abo bagabo bafata ukuboko kwe n'umugore we n'abakobwa be bombi, Uwiteka amubabariye, baramusohora bamushyira inyuma y'uwo mudugudu. Umurongo wa 17. Bamaze kubakuramo, umwe muri bo aravuga ati hunga udapfa. Nturebe inyuma kandi ntutinde utararangiza iki kibaya, hungira ku musozi utarimbuka. Loti